ino ni korali abahisemo korali y'abantu bakuze, harimo abakecuru, harimo abasaza, ni abantu bakiri bato barimo benshi, ariko urabona ni abakecuru, abasaza, abagore bari hejuru y'imyaka za 30 ni abantu bakuze cyane bafite ubunararibonye mu byo gukora umurimo w'Imana. Rero bafite igenamigambi, bafite intego zo muri iyi minsi zo gukora ivugabutumwa ryagutse, ariyo mpamvu barimo kugenda bagura amaniforume mashasha, bakagura ibikoresho bishasha. Ni korali yateye imbere ugereranyije n'icyaro aho baherereye, ubwo niko twavuga, ugereranyije n'izindi korali banganya zihari. Ni korali twavuga ko yateye imbere, rero iri kwitegura ingendo, iri kwitegura ivugabutumwa, iri kwitegura gukora umurimo w'Imana. Ni korali yitwa abashaka umukiza, ikaba isengera hariya aho bita ku Kabyaza. Kubw'imbaraga z'Imana rero n'umurimo basabwa gukora, rero bari barimo kubasengera kuri uyu munsi, babasengera babasabira imbaraga z'Imana. Ni kuri iyo tariki ya 16 nyine z'ukwa karindwi. Ubwo rero barimo barateganya ingendo nyinshi, barimo barateganya kuzakora umurimo w'Imana ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu twari turimo dusenga dufatanya n'abayobozi b'itorero nabo ubwabo, kugira ngo tubafashe gusenga. Rero Imana ibashoboze mu mirimo bagiye gukora.